Hello guys, ndabasuje mwese abadukurikiye kuri iyi channel. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo ushaka kuba applying for monetization kuri YouTube. Abantu benshi bibaza uburyo ngo wakora amafaranga kuri YouTube, ariko icyo bisaba no kuba wujuje amasaha y'ibihumbi 4 yamukona aho muri channel overview y'amasaha 4300 n'aba subscribers 1000. Ariko ubu YouTube yagabanyije ibintu bya monetization, aho ubu ufite aba subscribers 500 n'amasaha 3000 wabasha kwa applying. Ariko iyo bakwemereye icyo gihe ntago uba ubonye full monetization. So aha rero ngiye kwereka uburyo haka applyinga kuri YouTube monetization, kubona ko aba subscribers barimo, watch time nazo ziruzuye, two step verification iriho kandi nta strike n'imwe iriho. So tukanda apply now. Step ya mbere no gusoma amategeko n'amabwiriza agenga YouTube Partner Program. Hanyuma iyo ushatse yose urayasoma, iyo utabishaka ura scrollinga down. Ngiye narabisomye, ura scrollinga down ukagenda ureba bimwe na bimwe utabishaka, uga scrollinga down ukemera ko wabisomye. I accept the terms, hanyuma ugakanda accept terms. So guys, if aba subscribers 500 n'amasaha 3000 ukapplyinga for monetization, muri iminsi nibyo bashyizeho, iyo bayiguhaye ntago ubonye full monetization, kuko amatangazo anyuzwe mu video yawe kugira ubashe kwinjiza amafaranga ntago yoho aba ari muri monetization baguhaye, kuko yoho azaho iyo ufiteho amasaha 4,000 n'aba subscribers 1000. Ariko nk'iyo wapplyinze ufite aba subscribers 500 n'amasaha 3000 bakaguha monetization, iyo wujuje amasaha 4,000 n'abasub 1000 mu gihe cy'umwaka, iyo monetization y'ama ads ihita turned on. Iyi video nkoresheje mberekaho niyo nafashe mbere batarashyiraho izo mpinduka. So iyo umaze gukanda ngo I accept the terms and services bigenga iyi YouTube Partner Program, urategereza gato bikarodinga, hanyuma mutabona ko step ya mbere ibaye done. So utuzamuka rero ukareba kuri step ya kabiri, ariho ruba ruzingiyeho gukora AdSense account. Iyi Google AdSense ni konti ufungura, amafaranga wakoreye kuri YouTube ava muri YouTube ahita ajya muri Google AdSense, muri konti ya Google AdSense. So bakubaza niba ufite Google AdSense ukavuga yes I have an existing account. Iyo usanzwe uyifite ukanda aho yes I have an existing account, hanyuma ngiye ntayo mfite nkanda no I don't have an existing account. Hanyuma bahita baku redirectinga kuri homepage ya Google AdSense, aho ushyiramo email ushaka creatingiraho Google AdSense kugira ngo utangire gukora amafaranga kuri YouTube. Ntago wabona monetization cyangwa se utangire gukora amafaranga kuri YouTube utafite konti ya Google AdSense. Icyo cyo mukimenya. Hanyuma gufungura konti ya Google AdSense, aho hari iyo website haba harimo link ya channel yawe, automatically bitabyikora. Hanyuma uhita wenda ushyiramo ngo yes send me customized help, bajya bakohereza ama Gmail wenda y'ibintu ama update bashyizemo. Hanyuma kuri select your country or territory ushyiramo igihugu cyawe cya nyacyo cy'u Rwanda. Nushyiramo igihugu kitari u Rwanda, wenda nugera mu gihe cyo kubona pin, kuko iyo uje amadolari 10 kuri YouTube hari pin bahita bakoherereza yo kugira verifying Google AdSense bamenye niba umuntu bari gukorana nawe ari uwa nyawe. Iyo wujuje amadolari 10 muri YouTube bahita bakohereza pin. Iyo nk'iyo washyize ikindi gihugu rero hari igihe ishobora kuyoba ikaba yajya nko mu kindi gihugu. So aho naho urasoma amategeko ya Google AdSense, ukore scroll down, ubundi ukande yes I have read and accepted the agreement, ubundi ukande kuri create account. Aho ugeze rero account type harimo individual na account y'umuntu wenda personally. Hanyuma kuri names ushyiramo amazina yawe, wenda nkagenda shyiramo amazina yanjye. Kuri address line 1 na address line 2 na state cyangwa se city, urebe muri description uraza gusangamo address uri buze kuzuza maho, kugira ngo nubona pin bizakorohere kuba wayibona bitakugoye cyangwa se ntibe yayo. Kuko iyo bakohereje pin, iyo pin ukamara amezi 4 utarayibona cyangwa se utarayuzuzamo, monetization yawe iyo bayikwemereye baba bakoze turn off. So iyo umaze kuza biriya rero nakubwiye zose haruguru, step ya kabiri urategereza bahita bagusubiza kuri YouTube, urategereza gato ukareba ko
step ya kabiri ihita ijya muri in progress. Iyo igiye muri in progress utegereza amasaha 8 kugira ngo AdSense yawe ibe yabasha kuba activated, ariko iyo wari usanzwe ufite AdSense uhita uyiconnecta byoroshye bihita biba automatically. Step ya gatatu ntabwo uyikora yo iba turned on na YouTube, iyo step ya kabiri imaze kuba done. So niba utaruzi aka kantu rero uhita ukanda subscribe, ukore na comment y'ikintu wifuza ko twazagukoreraho, aho uzajya ubona video nyinshi cyangwa se ubaye wifuza n'ubundi busobanuro kuri YouTube uburyo wakorera amafaranga n'ibindi byinshi, cyangwa ikibazo cyose waba wibaza ntutinye kucyandika muri comment turagusubiza byihuse. God bless.